muri iyo nama yabereye Shyorongi turababwira ibintu bikomeye mu matwi ibintu geza komeye Adil yafashe telefone ahamagara umuntu bita Haridi umuvideographe wa equipe ya APR kuri telefone nyuma ya match ya Bugesera iyo bita impamagara kuri inzira mugozi arayifata arahamagara Haridi yari ari kumwe n'umukinnyi bita Manishimwe Jabel yari ari kumwe n'umuntu bita niyo mugabo Claude ashyiraho parallel aramubwira ngo mu bakinnyi mfite umukinnyi umwe wenyine niwe umwizerwa n'umuntu bita Blaise dufite Nyamugigi mitabaho abandi bose bamuvuyeho manene dufite Nyamugigi mitabaho none ko avuga se yakoresheje ijambo riremere ryane ubwo baravuga ngo ndabizi ko ari afande Mbaraka wagutumye ndetse n'umuntu bita Eto ejo ninde muntu nabyeretse muri stade yatsindaga igitego APR Adil agahita ajya kureba ahita ahantu yicaye Eto ntiyaguze uziko ibyo bintu narinzi ko ari jeje no bibonye Adil yarahindutse inkuru ya APR ariko nkanga kuyivuga kubera bitaraturika ariko abafana ba APR n'abayobozi none se tugiye kubabwira ibiganiro Shebuja umuhemba yirirwa akora biganiro Shebuja umuhemba wabona hari abantu batabireba wowe ushaka ko aramunya atsinda ibitego mbere yarahindukiye areba ahantu twari twicaye Mupenzi yari yicaye imbere yacu noneho hari ukuntu Adil igitego cyabuze yasubiraga inyuma ejo yahagurutse gake igitego kitaraboneka yahagurutse rimwe gusa njye namukurikiranaga noneho asubira inyuma kuri senyenge arareba aramubona atumbiriye amaso mu gihe igitego cyabuze atumbira amaso aramubona hari ubanza ategereje yuko abanza atarakekaga yuko ari buze kureba match yego amubonye mbona abaye nkugira nka gutya abaye nkuzamura intoki gutya asa nkuvuga n'amagambo ubona asa nk'atishimye kumbe nari nzi ko nk'uyitonganye icyo kintu ngewe naravuze nti se Adil muri yo ndi muri match ngiye sinjya ndebe abantu twari kumwe ntabyo nigeze mbereka kumbe nabiganiro nawe umeze nk'umuntu w'umusadi ikindi kintu kiremereye gikomeye mbega umfete uyu munsi batwemerere bayobozi ba APR mu twemere tubabwira ibyabereye mu nama team manager arimo niba atarabibabwiye ubwo nawe akurikiranwe ibiye babimenye niba ataratanze raporo umuntu bita Byiringiro Lage yarariza arahozwa ibi mvuga n'ukuri nimbeshya none se inama muri iryo donido buri kimwe cyose cyabereye ni mpamvu tuvuga ngo n'abayobozi ba APR batwumve nabo turabibabwira ibyabereyemo niba batarahawe raporo barayimenya kila kita makuru hari nuko Adil mu gihe gito gishoboka APR yasohora itangazo ryo kumuhagarika hagati y'uyu munsi cyangwa se n'igindi gihe tutaramenya igihe donc ikibazo ni igihe ariko Adil arahagarikwa buriya Adil afitanye ibibazo na Eto sinabikubwiye kuki byatenze kazu sinabikubwiye sinabwiye ngo afitanye ibibazo na Eto narabikubwiye ntago nayoberwa ahantu harimo ikibazo ejo yatsindaga ibitego byose ntigeze areba mu bayobozi kubera iki kuva yavamo na Monastiri yatumbira umuyobozi wa APR baravugana nta nuramwitaba yanasabye appointment ngo babonane ntiyagira umuvugisha nejo kuri match nta muyobozi n'umwe wa APR waruho rusibye umunyamabanga ubwo ndavuga muri bare abayoboye hejuru mu nama akose ko ndimo kubiva reka ntango dusampo Adil yabwiye umukinnyi bita Manishimwe Jabel mu nama aramubwira ngo namenye kuri muri campaign yo kugira ngo muzane uwo bita Robertinho yabivugiye aho turabaha icyo bita Nyamugigi Robertinho se ko numva ngo itariho ivumbi ngo baramupropoje nanjye wabimbwiye ko ngo bamupropoje baramwanga Robertinho wahoze muri Reyo nitumukeneye umutego banzo tujyana handi kuko nituyijyamo batumureyo nitumukeneye turahera i Monastiri twayikomereje hose tukaza kuri habari zindi tangiye saa 8 n'igice irangira hafi saa 10 imyitozo atangiye saa 10 nibwo bwa inama ikoreshwa nande inama yakoreshejwe na Adil Eradi Mohamed n'abakinnyi iyo nama ishobora kuba yaravugiye team manager wa equipe ya APR Football Club yararimo yageze ubwo abakinnyi babiri abari bo batangira kuvuga indimi z'amahanga kugira ngo bumvikane na Adil abandi byari byabananiye kuvuga ururimi ariko bakavuga mu Kinyarwanda bande bavuga ibyo baruboneka bavugaga abavuze mu ndimi z'amahanga ni Manishimwe Jabel captain burya z'icyongereza n'igifaransa n'umuntu bita Blaise team manager mu magambo yakoreshaga yaravugaga ngo mwabiretse ibyo bintu icyo ndimo ndibaza uyu munsi team manager wa APR ko tukwemera ukaba uri umugeshi ukaba uri umwe mu bantu tunizeriye iyo raporo wabarayitanze y'inama yabereye ko tugiye kwitangira kuri radio warayitanze ni nagashya n'ubwa mbere ngo bibayeho Meja team manager uri kuri bench hari
n'ejo nabonye asimbuza kuko uwo yasimbuye ntabwo yajya kwicara hariya. Adil Mohamed mbere yuko aza muri APR habanje kunyuramo abatoza bakurikira bagenda bananizwa ku isonga ubwo twinjiye muri Nyamugigema direct ku isonga uwo bita Zlatko aza muri APR Krampotic aza nyibutsa abantu bari bashejwe kugura abakinnyi muri APR akazu yarende nande Kamarade Neri Kamarade hasigaye perezida akabiha umugisha wari umuvugizi icyo gihe nari umuvugizi kugira ngo umukinnyi agurwe byagendaga gute kubwaza ni wamupropoje ni ndamupropoje Kamarade ni Kamarade wazanye Zlatko ndumva ko ari watanze izina rye Zlatko ubundi yuri SG kora mu buzima bwa buri munsi ni wowe ukwiriye korohera abayobozi kuri YouTube channel murebe highlights za APR twanyijemo kugura nde kwiriye kuzana nde ubu kwiriye kubura umuhuza bitandukanye na SG hori uyu munsi ariko Kamarade niwe wakoraga hafi ya byose ibi byose kuri APR rero kuri politike yabo ni imwe mu makipe navuga ko idashingira kubatoza kugira ngo bahitemo abakinnyi baza muri APR ahubwo iteka biba biri mu biganza by'umunyamabanga aba bantu b'abasivili bakorana hafi bahorana na ekipe buri munsi kubera ko abayobozi bayo iteka baba bari mu zindi nshingano ikipe bakayiha umwanya niyo mpamvu Kazungu wazagamo niyo mpamvu Kamarade yazagamo Kamarade binakorerega muri shampiyona yacu ntabwo bigoye kumenya ngo umukinnyi mwiza ninde wagura yego ku bwa Zlatko amakuru ahari naya ngaya ngo twinjiyemo ku bwa Zlatko amakuru ahari nuko Kamarade arimo bivugwa ko hari abakinnyi yagiye agura bamwe na bamwe badashoboye biza kurangira habaye n'amakosa biba ngombwa ko ubuyobozi bumurekura ariko kuvamo kwa Kamarade umwanya we Eto yarawushakaga ku rwego rukomeye cyane ndetse bikanavuga ko kugira ngo Zlatko atsindwe byagirwagamo uruhare na bamwe mu bantu bumvaga bifuzaga kuba bajya muri APR kugira ngo bicike bibomborekane bibomborekane urabiyibuka ko Zlatko ajya kugenda aboneka ari inzira yuko ngo niba mfite umutoza namuzana ne kandi ugahari Zlatko niba ajya kugenda niba unanabyibuka Hitimana nawe arabyibuka byageze ubwo abafana bagumuka bararirimba baramwamagana n'abandi ariko hakaba hari abakinnyi batangiye kugirana ibibazo nawe same story ni Adili watangiye kugirana ibibazo na bamwe mu bakinnyi shaka kubereka uburyo Adili koko bashaka ko bakoresha yanabivuze Adili muri interview turaza kuyumva Adili yavuze ngo birashoboka ko n'umusaruro mubi turimo kugira birimo kugirwamo uruhare na bamwe mu bantu bari hanze ya ekipe Nukuba mu magambo asobanutse uyu munsi interview zo kuyumvisa kuyikiramo kugira ngo Adili aravuga ntacyo yisoba ntacyo yitangira ntacyo yikanga arabivuga nkubizi ko umwanya wose azagenda hanyuma ntabwo ari byo kuvuga ngo mvuge make nsiga uyu munsi aravuga nk'umuntu ubizi ngo ejo n'ejo bundi Zlatko asimbuwe nande na Jimmy Mulisa wayisigaranye nabivuze ubushize ndabisubiramo ndategwa ururimi ntirwanyereye umuntu bita Wakaso uyu nguyu wafanaga APR yari inkoramutima y'umuntu bita Jimmy Mulisa ku rugero rwo hejuru ni umwe mu bantu babaga muri team itegura match za APR mu buryo bumwe n'ubundi umuntu bita Wakaso niwe wanyibwiriye n'akanwa ke sundi yarambwiye ngo Eto niwe wadukubitishaga n'amagambo ya Wakaso Eto niwe wadukubitishaga na Mulisa niyo wanyuraga mu bakinnyi niyo wanyuraga hanaha kugira ngo kugira ngo babyumve neza we afite umushinga kuva mbere abantu batabizi wo kuzinjira mu ikipe bigenda bigora nta muntu ubizi ariko urabizi ko yabaga hafi y'abayobozi ba APR kuva kera si ibintu bya vuba kuva kera yagiye afasha Bakarisa Rashid kugenda na Bomborenga nabande muri bya bihugu ariko akabikora ari hanze ya APR ntabikore arimo Wakasa arambwira ngo kugira ngo aze yashatse uburyo agenda hutaza bamwe muri abo batoza buriya Jimmy Mulisa n'umuntu bita Eto n'abantu babiri ni donc ni sinyare ebyiri zidashobora guhura ni inkuba n'amazi amazi n'inkuba bidashobora guhura amazi n'umuriro nako ukuzi inkuba bibujijwe kuyugama munsi y'igiti imvura irimo kugwa Mulisa Jimmy n'umuntu bita Eto niko babanye buriya umuntu bita Karekezi Olivier ajya kuza mu Rwanda ngenda bizi neza Karekezi kugira ngo aze muri Kiyovu asabirwa imbabazi yazisabiye n'umuntu bita Eto ku bayobozi bamwe na bamwe inshuti y'amagara ntusige buriya kuza muri Kiyovu kwa Karekezi n'umuntu bita Eto niwe wamuzanye hari n'abantu batanabizi
icyo bita frais d'installation umutoza ahabwa yose Karekezi yari afite yayahaye Eto kubera ko musabiye imbabazi. Cyo ndakizi ngihagazeho. icyo ndakigira nkugire mu kinyarwanda kitamuki. Karekezi tubiziranyeho ntacyo tutaziranyeho. Zari miliyoni 3 yaramwishyuye. Yarayamuhaye yose kubera ko yamusabiye imbabazi. Amusabiye icyo nashaka kumvikana yishimusabiye imbabazi kugira ngo agaruke gutoza ina. Kugira ngo agaruke muri Kiyovu. Buriya kugira ngo byari byemewe ko toza hano se. Bari harimo ibindi bwo sinshaka kubijyamo. Karekezi yari afite imiziro, yari afite ibindi. Eto kubera kuba hafi y'abayobozi ba IPR byari bigoranye ko yinjiramo. Kutinjiramo kwe bigatuma rimwe na rimwe yitirirwa resulta zo kuba IPR yatakaje kuva ku bwa Zlati kukaza kugera ku bwa Murisa. Ibyo nibyo nabwiwe na ba Wakaso, nibyo nabwiwe nabandi batandukanye bitari ngombwa ko mentioning amazina yabo. Kera kabaye biza kurangira Eto yinjiye muri IPR. Kugera muri IPR Eto yahise ahabwa uburenganzira bwo kuba ariwe muntu ugura abakinnyi, ariwe muntu uzana abatoza, ariwe muntu ugira gute mu nshingano no muri kontrara biyabo. Eto amaze kugerayo Kazungu araza kubinyemerera mbivugeho gato amasegonda. Eto amaze kugerayo yatangiye kugonganisha umuntu bita Kazungu n'abayobozi bamwe mu bayobozi ba IPR. Kubera iki? Kubera ko mu mboni za Kazungu yararebaga akabona Muhadjiri Amerita gukina muri IPR, akareba akabona Kalisa Rashid Amerita gukina muri IPR cyangwa Zidane cyangwa undi. Ariko abo bakinnyi beza b'Abanyarwanda beza, abo bakinnyi kuri Eto impamvu bitavagamo na Kazungu ni iyi. Utarajya kuranyibukije Kazungu ndagira ngo dufatikanye umenye Pirawu tuyisige twinjire tuvuge nyamu ko turabigera. Ariko ntamenyaga ariko turi kumwe nawe umukinnyi yatubwiye ngo iki. Musubize inyuma gato ntundige kure reka tumuvuge. Ni Nkomezi ya Alex. Ngewe nari ndi kumwe na Kazungu kwa Nkomezi Alex Kicukiro. Urabona Kicukiro hano kuri aka gahanda niye Kazu harange neza uhaze ni ku murenge Kimana tuyese hafi yaho itatuye wakagarama. Twagezeyo ataragihuye twari tuyonge na Kazungu twariyo saa 6. Ndabyibuka Nkomezi yanadutekeye yanayokesheje burushete tugurira burushete na fanta kidusinda hari cyokezo. Nkomezi turicara tuganira nawe duhidonido atubwira amagambo nkubitwa n'inkuba. Aratubwira ngo tuza ubwo turashaka kumvikanisha Eto ni muntu ikibazo gihari hano bazingiye abantu bataza kuza gufunga akaguni kamwe ngo baze guharira hano. APR ifite ikintu kinini cyagutse. Nkomezi yatubwiye amagambo akurikiranye na Kazungu n'umuhamya. Yaratubwiye ngo tuza muri APR Kazungu niwe watuzanye. Kazungu niwe wamuzanye we n'umuntu bita Umari n'abandi Kazungu araza kubagarukaho. Nkomezi atubwira amagambo akurikira. Yaratubwiye ngo Kazungu tukigera muri APR twaramuhamagaye kuri telefone nge na Umari Rwabugiri kugira ngo dushimire Kazungu tumuhe amafaranga yo kumushimira ko yatuzanye muri APR. Ariko Kazungu tumuhamagaye ntatwitabe. Kazungu aza kumubwira ngo impamvu nangaga kubitaba nuko nari mbizi ko mushobora kuba mugiye kumpa amafaranga cyangwa nabyumvaga ndumva ariko wamubwiye sinabitaba ndabihorera kuko numvaga nta handi duhuriye duhujwe n'akazi gusa. N'akazi je n'umukozi wa APR w'amafaranga si ngombwa kumpa amafaranga. Uburyo yarageze aranyerurira muzamu yaranyeruriye Rwabugiri. Urumva arambwira ngo abantu bose bameze nkawe umupira wacu watera imbere. Urumva hanyuma kuri telefone rero ko ushaka kugushimira nkagurira fanta ndavuga nangura fanta y'iki ko mpemerwa igihe muri APR. Ubwo turi muri Nyamugigi niba nkeneye amafaranga niyo abari inguzanyo ko bayampa aho mpagereye ko bayampa nkishyura kiyo amafaranga umpa nayiki ndavuga ni oya wowe noneho biramutangaza arambwira Rwabugiri ngo iyo abantu bose bari bameze nkawe umupira wacu watera imbere. Hanyuma Nkomeza aratubwira ngo Nkomezi yatubwira ngo umuntu bita Eto yaramuhamagaye n'umuntu bita Umari ngo ni nabo si wo bonyine n'abandi. Ubyibuke abasinye bose yaratubwiye ngo abasinye bose arababwira ngo mwirinde umuntu bita Kazungu Clever kubera ko abateranya ahubwo uribuka koko n'abayobozi ba APR ari Eto ubabwira bakimara gusinya ari basinya mu magambo ya Nkomezi yatwibwire n'akanwa ke na Kazungu n'umuhamya. Yaratubwiye ngo nge nahaye Eto miliyoni Omari yahaye Eto miliyoni. Kuwa 2 mu nama yabaye Shyorongi Adiri
waratatswe n'umuntu bita Jabel arakubwira ngo wahamagaye hari turi kumwe ndabizi ubugiye gushaka uburyo umwirukanisha kubera ko yaduhaye ukuri wamuhamagaye tukumva uvuga ko abakinyi EPR barimo kukugambanira byose ibintu bitubivuga mwabayobozi mwe ntimubyumve nk'ikindi mubyumve nk'ukuri kugamije kubaka turashaka kuvura igisebe EPR yongera ibikipe iri ku murongo ikomeza warugakomeje umwana ngo kubyo waruvuze ngo niba Jabel abwirwa ko tuyisenga ari bubanze mari bakavamo ese ubundi ngo tuyisenga yapaswa agatsinda wese urumva bishoboka ko ibyo nkubwira sibyo ngwira umuntu bita Jacques yazize iki yazize ko nta kintu yigeze atanga kuri bamwe nta nubwo ari benshi amakuru nakuye kwa Jacques ni Eto mfete ni kuri Eto ahandi bituma amwangisha undi wa gatatu wagiye ninde nyibutso undi mukinyi wagiye homeze abandi namakosa abandi KD yapfuye sanze imfura hari ari munare KD ari munare aracyakora imitozo munare KD byagenze gute ndamubona we nahirwe ameze neza KD byagenze gute ameze neza kubona bihebye KD yakoze ikosa afata message ayohereza umwe mu bayobozi ba EPR ibi mvuga ni ukuri kwambaye ubusa afata message ayohereza umwe mu bayobozi ba EPR aramubwira ngo nabonye ko muyobozi ndagusabye ndifuza ko mwantiza kubera ko mbona umwanya udahagije wo gukina muri EPR kandi ndabona umutoza atamfite muri plane ziwe nta nkunda nayo magambo yakoresheje afata umuntu bita Placide akamukinisha Mari ndakwinginze ibyo bintu abantu babyibazagaho urumva Rwabuhihi umusentro baka seze ebyiri zashize KD adakina urumva naba ni ya mbere yaragerageje arakina uzikintu nakundi buriya ntago muzikino bacyatumye nkunda ariko ya kabiri kuri we ntago muzikino cyatumye nkunda KD na nubu ndamukunda cyane uboneka ageze kuvunika kazemera kora impanuka icyo gihe ntago KD yakinaga KD ari mu bakinnyi nkunda kubera impanuka babiri barabuze icyarimwe ariko Steve ntabwo abona umwanya no kuvuga ngo Kazemiro na Ruboneka ntibigeze bavunikira rimwe bavunitse mu bitandukanye ariko aho KD yagombaga kuba yakinishwa ntabwo yakinishwaga hakinishwaga Rwabuhihi uhengekwa nawe utishimiye urazumenye impamvu KD atakinaga KD uzikintu uramukundiye Kazu niwe mukinnyi w'umunyarwanda watinyutse kwandikira ubuyobozi bwa EPR buyibwira ngo muntize ndashaka umwanya abandi banyuzwe n'umushahara babanyuzwe umushahara KD amaze kwandika iyo message umwe mu bayobozi ba EPR yiforwardinga Eto nawe icyo yakoze ni cyahise yiforwardinga Adiri kuva icyo gihe Adiri n'umuntu bita KD byahise bimera gutya bahise batandukana mu bitekerezo no mu mutima ntiyongeye kubona KD nk'umukinnyi yibaza uburyo KD amureze ku bayobozi ko atamukunda atamukinisha KD turajya kuri Mabure agira gute Mabure ndaje mugereho uzikintu cyabaye warenganye KD yageze ahantu no muri kampu Ramos KD yageze ahantu muri kampu ya EPR abwira abakinnyi akabwira ati umutoza n'umuswa ntashoboye buriya ari umwana w'umudemokrate Kazungu niyo mpamvu nkunda abakinnyi meze nka muri atungu ntabwo si umutoza simwemera abanyamakuru nabazaga mwireke bakiri umwana kumbe Adiri buriya ntamubazo uyu mutoza buriya kuki atanyine yewe ndi tayari namenye ko buriya Adiri mu gikoni cya EPR ruguririye mu bazamu n'abandi batandukanye bafitemo abantu biwabaza amakuru abakinnyi baravuga gute runaka aravuga gute umwe mu bakinnyi waragenda bamwe ati KD yavuze ko atagukunda atakwemera byose kandi warangiza ngo wazanye abasesenguzi ngo ba video ngo wazanye iki bimaze ikisi kuva icyo gihe we na KD burya Hitimana kumushyiramo byari amaburaburizo byari kubura uko abigenza mbere bya bintu byo kujugunya uzi ikintu cyabaye KD bukeye sinzi uko byaje kugenda arongera asaba kuba yatizwa aragenda ariko ngo agende biranga nanone yongera n'amasezerano kubera ko abayobozi ba EPR bamwikundiraga kubera ubushobozi yari afite KD n'umukinnyi ukomeye umukinnyi w'umuhanga turetse ibintu byo guca hirya urabyibuka ko umuntu bita Eto yahamagaye KD ibi ni ukuri kuko ndabizi ko KD baranamubwiye ngo bimwe mu bintu wazize ngo nuko ngo abanyamakuru ngo baha amakuru si KD uduha amakuru ntabwo ari KD n'ibindi kuvuga ni ukuri n'ibyabereye mu nama byo kuba Rage yararize mu nama azana ikimyira sinari ndi muri iyo nama ariko nshobora kuba mfite audio ibyo bantu babimenye Rage yararize azana ibimyira biraza arizwa n'iki se turabigeraho ni Nyamugige manene nakubwiye ngo ni ibintu birebire abandi bashaka turi kubakinnyi bagiye bavamo hanyuma kuri ngeze kuri KD kuri KD Eto yahamagaye umuntu bita KD uku ni ukuri kwambaye ubusa aramubwira ngo KD abantu bagiye kukwirukanisha muri APR n'abantu bakurikira ni Byiringiro Rage ni Mugunga Yves ni Manishimwe Jabel kubera ko nibo bakuregeye ubuyobozi bwa EPR ngo urumusinzi kumbe KD buriya nawe ikintu yazize
kedasinya muri APR kontra ya mbere n'iya kabiri nta n'igiceri cy'atanu yigezaho umuntu nta n'igiceri habe n'igikoroto. ni ukuvuga ngo utayatanze rero inkurikizi ingaruka iba mbi cyane. habe n'igikoroto. bayobozi ba APR nababwiye ubushize nababwira ngo hagati yanyu n'umuhuza wanyu n'abakinnyi harimo ikibazo gikomeye. utagize icyo atanga uwo nguwo abiciro. Kedi yarabinyibwiriye n'akanwa ke. Kedi nta n'igiceri cy'atanu atanze. miliyoni 16 yahawe za nyuma kuri kontra nta n'atanu yigeze atanga na kontra ya mbere habe n'igiceri cy'atanu. buriya kimwe mu bintu Kedi yazize ko atatanze injawuro. Kedi agenda gutyo mu maherere ngo ni umusinzi burabura agenda gutyo. Adira akagwa mu mutego wa muntu wamuzanye akamubwira ngo uyu mwirukane ibi n'ibi. Sabimana Aimable yagiye gutsinda. Kama na roho Sefu yagiye akoze amakosa. yanze gutanga ripoti Sefu yagiye akoze amakosa y'imyitozo. Sabimana Aimable yazize iki? Ukuri guhari bantu batari bazi. Sabimana Aimable Ramos aza muri APR ejo bundi agarutse yazanywe na Afande Mbaraka niwe wamwizaniye niwe wamwiguriye ava mu Buhinde ava muri APR muri polisi. Kazungu arabyibuka ko hano kuri mikoro umuyobozi mwamuvuzeho ndababwira ni umuntu yari yirukanwe. Kazungu ati oya umuyobozi wa APR ati anta ibyo uri kuvuga sibyo. Ndabyibuka na message yarayinyoherereje chairman rwose Tere Yambo Afande Mbaraka aranyoreza ati anta ibyo uramuvuga sibyo ahubwo umutoza bita hari ingingo yakundaga Aimable ariko Aimable no mukinyi ukomeye. Aimable ubwe ari mu rugo muri polisi yamaze kumusezerera na Mico nari imbizi numva polisi mba ndi hafi yayo. Aimable polisi yari yamusezereye na Mico. Aimable amena message y'umuyobozi wa APR chairman imubwira ngo ntuzagira usinya utuze tuzakugarura mu rugo. Sieto bantu batabyibeshyaho. Aya ni amakuru nkura kwa Aimable Sabimana kanangire mene imiceri kwanza mu mazina. Hanyuma umuntu bita Sabimana Aimable yaguzwe miliyoni 16 z'amafaranga y'u Rwanda. Yasinye tennis club. Sabimana Aimable nta n'igiceri cy'atanu yigeze atanga. Ndabyibuka Faustin avuga ati nyamara yasinye tuvuga ati ntabwo bishoboka. Polisi yakurekura ugasinya muri APR kandi nari imbizi ariko ambuza kubivuga. Yihorera kuko byari guteza ikibazo. Hari igihe umukinya gw'inkura akakubwira ati ntumvuge nubivuga birateza ikibazo uzabivuga iki gihe. Aimable asinyira 16 nta n'igiceri cy'atanu yigeze atanga. Kuva icyo gihe nawe atangira kugira ngo tubazo n'umuntu bita Ito Mupenzi nawe abo mwanzi Aimable byaje gukururuka birakururuka. Match yahuje Kiyovu na APR muri champion ibi mbaruso iriya penalty itima ya ukwi. Aimable buriya mu kintu yazize ngo yazize ko yagambanye. yari nabi burayi babagambanye. Iriya niyo match ako abantu okwiyaryamishije hasi koko. Iriya ni ayo na magambo rwatubyaye Jabel yabwiye kuwa kabiri adiri mu nama ijya atubwira uwitwa ni kandi kano ka Arumeri Gisire amuryamisha hasi akora penalty agatera penalty. None kugira ngo nadiri none si cyo mwibariza we ari ikintu ndimo ko adiri ni uzinge ibyo by'umwanda adiri arabyo Kiyovira kurusha harahuriye nabyo aho bamugani reba igihe ibibazo bitondaguye aradiri waraza aradiri wajemo mu yandi magambo Aimable ubwe tuganira n'abandi bantu bo hafi ye burya abakinyi shima Imana ko Imana yampuje n'abakinyi menyana na bose. Umuntu bita Aimable akubwira ko umuntu amwirukanishe muri APR ari yetu bapfuye iki senti nta kintu wamariye. Ayo ni amagambo ya Aimable Nsabimana. Hanyuma Aimable agenda muri uwo muhereye amaze kugenda hari undi wagiye nyuma ye siwe niwe uheruka. Byababaje abakinnyi ba APR ku rugero rutarabaho. Niyo mu defenseur ufite ibitego byinshi mu Rwanda muri sezi ishize ku buryo kuwa kabiri bose bamucyuriye adiri. Burya mu byo twamushinjaga ngo polisi yamwirukanye yakinye neza muri APR. Muri APR yakinye neza. Yagiyemo tutamwemera ko kwiri kujyamo ariko akina neza cimpaka. Sezerera yo muri kimwe cya kabiri cy'amahoro. Burya ngo ntacyo byamara. Wari kumugereranya gute? Ntacyo byamaraga nubwo yabikoraga. Kama hakuna kitu umetoa lazima utaenda. Iyo nayo ko muri isa na ruswa ishingiye ku gitsina. Lazima utaenda. Iyo uganiye nabo bakinyi utayemera siruka ku kazi ngo utabyemera ngo nabyo urumva ko ntaho bitandukaniye. Urumva kazu barabikoze adirumva ko yamaze guhabwa ububasha n'ubuyobozi bwa APR kwirukana uwashaka kazana uwashaka. Kamvuga indi story imwe kugira ngo mvu uburyo itaremereye.
itari we nyirabyo byose abandi mureke guhugira kuri Adiri kurangarira gusa ngo Adiri muri polisi hari ingingo n'ubuyobozi bwa EPR basinyishije umuntu bita Fisi Nzotanga. Fisi Nzotanga yasinyiye akiri muri Muhanga z'i Kigali, yari yaguzwe miliyoni 6 akazajya yahembwa 350, asinya kontra y'imyaka 3 miliyoni 6 muri polisi. Nzotanga habura nk'imikino nk'ine Eto wari SG wa EPR wa undi twavuze uri mu butumwa bw'akazi Sekaramba numva na sinzi undi muntu wari uri muri EPR ntibuka bagiye gufata Nzotanga. Wari umubitsi se? Niba ari umubitsi niba ari iki ntago ndi kubyibuka. Bajya gufata Nzotanga Muhanga yarafinye polisi. Buriya polisi nuko ari ikipe ituje y'amahoro nyine itagigerwa rwa serera, kandi ubwo ayo makosa araba muri EPR abayobozi bakabishwa ko ari ibintu bizima. Nzotanga asinyishije agiye Muhanga baramufata Eto no mu SG n'undi baramusinyisha kontera, baramubwira ngo wowe uzabwira polisi ko agusinyisha bitemewe n'amategeko gusinyisha mbere, kandi byari ikinyoma. Polisi yaramusinyishije ku gihe byemewe n'amategeko, ni no mpamvu polisi yasubijwe amafaranga yayo y'avance yari yahenze Nzotanga ndabyibuka. Ariko bimwe mu bintu byagaragayemo aho Nzotanga yari yaguzwe miliyoni 6, muri APR yaguzwe 10. Mu yandi magambo igiciro cya Nzotanga cyarongejwe kugira ngo donc hagira igisigara gisaguka kijya ku ruhande. Nzotanga waguzwe 10 kandi polisi yari yamuhaye 6 yasinye imyaka 3. Urabyumva umukinnyi wa Muhanga se muri Nzotanga gisinya yafataga audio z'umuntu bitayita akazirikodinga. Ngiye n'umuhamya mfite ibintu byinshi cyane mu mutwe, mfite ibintu byinshi cyane, mfite amakuru menshi ku buryo ngiye kubavuga iminsi 10 itaje. Nzotanga recordinga gaito telefone ye akanyohereza amajwi, akayohereza abayobozi ba EPR ba polisi, akanayohereza n'abayobozi sigewe dore ibintu bameze, akayohereza n'abayobozi ba polisi dore ko ibintu bimeze. Abayobozi ba polisi bamwe muri aba majwi aracyahari, nanjye ndayafite. Urafite ugeze kwa Yanzota sinakumvishije narakumvishije Yanzotanga na Eto icyo gihe turi Kicukiro kwa Nkomeza narakumvishije. Urakoze. Uwitwa Fisi Nzotanga buriya Nzotanga ni boro ni imari ishyushye umuntu bita Eto, iriya ni imari ishyushye ntiyavamo hari kugira cyo nta gukina kuko ngo yongerewe amasaha ari gukina Gilbert nawe atari gukina zotiyo zirengenye. Eta mubwira ati yo kipe ya polisi yorere ntacyo yakora, nta kintu yagira gute, batiyo ni kipe imeze nk'iy'abasivili nubwo ari y'abapolisi. Ibintu byinshi cyane utamenya ubwoko umva ndavuga ngo iyo niyo shusho ya APR, ibyo abantu bari bakumva iyo niyo shusho ya APR mubona. Hari ibintu tutavuga, ntabwo ari ya APR ya kera muzi, hari ibintu tutavuga. Iyo niyo shusho ya APR. Urumva Nzotanga polisi yaciye bugufi remerera avuga ngo turaba professionnel nta n'ikibazo, twubaha abayobozi ba EPR, mudusubiza yacu. Uyu mwana bataye mu mutego, tuguye mu makosa, mudusubiza yacu. Nzotanga asubije amafaranga polisi irabyihorera. Nibwo yaguraga rado ariko Nzotanga niwe mukinnyi waguzwa amafaranga menshi kandi acyura ubusa. Uruboneka se ruboneka atarasinya we byaruboneka nawe ariko nawe yarahinze yacyuye make. Urumva hanyuma ndabona umwe mu bayobozi wo muri polisi ati iyo story ya Nzotanga arambabaje sana. Komera fande uyu munsi yacyuye ubusa mutsinde Bugesera, mutaza kuneza Bugesera fande rwose umbabarire, sinene kuza kuneza kuri Rode Imana ejo biganiro. Yacyuye ubusa nkaho ndo wacyuye ibikoresho gusa wa Bugesera. Kwitonda Rebaka yaguzwe 15 acyure 5 antara bivuze no kimenyimenyi KNC gakoza nkuriza nimbeshya nyomoze ni wari ugiye kumugura abanumvikanye nyuma baramudevia wa Bakaragenda twana twibaza kuki abakinyi bagurwa menshi badakwiye. Kwitonda Rebaka muri 15 yacyuye 5 andi simbizi icyo kora kubera ko arasiganye umwaka Bugesera, ariko icyo namenye bakayabwiye abayobozi arababwira ngo yabibwiye Kenisi n'undi muyobozi ntavuga ati nacyuye 5 dore ngaye ngo zogura ibikoresho byo mu nzu. Iyo mbimenya yacyuye ayagura ibikoresho byo mu nzu. Emambra baragiye hanyuma Eto rero n'umuntu bita Adira bagonganiye bigenze gute? Kontra ya kabiri Adira barayongereye mu masezerano zagera 2024 uko twavuga abantu basakuza ariko bavuga ati se umutoza mu manota 30 y'amakipe akomeye yabonye 13 umutoza gusohoka hanze arakubitwa nuko kozayo kipigo. Abantu bose baravuga ati nicyo gihe cyuko ikipe igomba kubona umutoza mushya niki
dutungurwa no kumva ahubwo ngo si n'umwaka umwe ni 2. Adili n'umuntu bita Eto kera kabaye niba tubwiye ati amakuru avuga ko ahembwa 24. sinayakubariye kuva yaza se Zigwa 800 na hafi miliyari. APR umuntu bita Adili kubera reka tuze tubigeraho aho bipfiriye.